Turagusuhuje cyane wowe mukunzi wa Musabyimana Jacques, tukwifuriza amahoro y'Imana aho uri hose kugira ngo akomeze kubana nawe, waba uri hano mu Rwanda, waba uri hanze y'u Rwanda, ni ukuri Uwiteka akomeze kubana nawe. Uyu munsi ntabwo tuje kugira ngo twongere tuvuge ku bimera, ni byiza yuko tuzajya tuvuga ku bimera ariko amakuru acaracara, niba hari ibyo twakagombye kuba turi kwamagana nabyo tukabyamagana. Umuco utari mwiza birakwiye yuko nk'Abanyarwanda tukomeza tukawamagana kugira ngo turebe yuko twashaka buryo ki twajya dutangirira hafi. Rero uyu munsi tuzanywe n'inkuru y'akababaro ibabaje, aho muri Nyabihu hapfuye umuforomokazi wari ufite imyaka 35, akaba yapfuye yari umudamu ariko udafite umwana, yari atarabyara. Iki ngiki kikaba kivugwa yuko ari nacyo yaba yazize. Ni ibintu bibabaje kuko harimo harakekwamo umugabo we kuba ari we wamwishe. Muti byagenze bite rero? Ubu ngubu tuje kugira ngo tubahe inkuru yose uko iteye. Mu karere ka Nyabihu, aha ni mu ntara y'Iburengerazuba, habonetse umurambo w'umubyeyi wari ufite imyaka 35 ariko akaba yaragize imyaka 35 atarabyara. Uyu mubyeyi yatashye, ubwo yatahaga arimo ajya mu rugo, mu ijoro ryakeye nibwo yahuye n'abantu babagizi ba nabi baza kumwica. Harimo harakekwamo umugabo we, hagakekwa n'undi mugabo kuko bamaze gufatwa, bamaze no gufungwa, ndetse n'undi batari babyemeza neza. Umugabo w'uyu muforomokazi, hari umudamu yari yarateye inda, akaba yari barabyaranye nawe, biri gukekwa yuko nawe yaba bifitemo uruhare. Gusa we ntabwo arafatwa, hafashwe aba babiri nk'uko ngiye kukubwira ibyabo uko byagenze. Hari icyo polisi yabivuzeho nyuma y'uko aba bantu bamaze gutabwa muri yombi, na polisi yagize ikibitangazaho. Uyu mugore rero yatashye avuye mu kazi nimugoroba, nuko ageze mu nzira atangirwa n'abagabo babiri atigeze amenya bari ko byaje kumenyekana yuko ari umugabo we ndetse n'uyu muntu wundi bikekwa yuko ari umuturanyi we. Baramutangira, baramukubita, bamugira inoge, nuko aratabaza. Atabaje, abantu baje kumutabara ariko bamutabara ameze nabi cyane. Mu kumutabara bamwirukankanye bamujyana ku bitaro bya Kabaya. Aha niho ntabwo yabashije kuhagera. Ajya kuhagera nibwo yahise ashiramo umwuka. Tukomeze twihanganishe abasigaye, abo mu muryango we bakomeze bihangane. Ariko hari icyo Superintendent yavuze. Sylvestre Twajamahoro, umuvugizi wa polisi muri aka karere ka Nyabihu, yavuze yuko nimugoroba hari amakuru yuko hari urugomo rwabaye, rukaba rwabashije no kuba rwahitana n'umuntu. Avuga yuko rero barimo babikurikirana kandi abantu babashije kuba bafatwa, ariko iperereza rigikomeje kugira ngo hafatwe ababa babigizemo uruhare bose. Rero birababaje kuba umuntu yaba apfa azize ngo ntabwo abyaye, nk'aho ibi bintu yaba yarabyiteye.
ni urugomo rukorwa kandi rukwiye gufatirwa ibihano bikwiye. Ari wowe wa mugabo we wakoze iki cyaha ugihanirwe, kuko ntabwo byari bikwiye. Niba ubonye yuko atabyaye, ufite uburenganzira busesuye bwo kuba wajya muri leta ukaba wasaba gatanya, icyo amategeko akwemerera ukaba wagikora. Ariko birababaje ukuntu ujyaho ugafata umuntu ukamwica hejuru y'uko ngo atabyaye. Wamurekera uburenganzira bwe maze nawe ugakomeza ubwawe burenganzira. Ntabwo leta ituzirikira ku byo tudashaka. Igihe ibintu bidashoboka, leta ibasha kubabohora maze ugakomeza ibyawe, nawe agakomeza ibye. Niyo mpamvu ukwiye kubihanirwa uko bikwiye. Uyu muvugizi yakomeje asaba abaturage yuko icyo mubonye mu gihe mubonye abantu bafite amakimbirane, kuko n'aba bantu bari basanzwe bafite amakimbirane, mushobora kubivuga hakiri kare, leta ikaba yagira icyo ibikoraho. Uyu mubyeyi rero mbere y'uko apfa yari yarabivuze, yakundaga kubona uyu mugabo wafatikanyije n'umugore we n'uyu mugabo we bafatikanyije, yakundaga kumubona hafi y'urugo, agakunda kumubona maze akabibwira umugabo we, ariko umugabo we ntagire icyo abikoraho. Bishatse kuvuga mu yandi magambo yuko uyu wari umugambi wari umaze iminsi kandi bari barawutekerejeho bawutegura kera, ariko umugore abura icyo gukora. Iyo aza kubimenya akanatanga amakuru hakiri kare, byenda hari icyari gukorwa. Ariko niba wa muntu we ukurikiye iyi cano ubonye hari ibintu bitari kugenda neza, watanze amakuru hakiri kare aho kugira ngo bizakugireho ingaruka nyuma mu gihe utazi, ko byaba byiza kurushaho. Rero polisi irimo irashishikariza abantu kuba batangira amakuru ku gihe mbere y'uko icyaha cyaba. Dukumire icyaha kitaraba. Ntabwo ari byiza yuko twaza gutaka tukaba turi kurira nk'uku nguku kandi ibintu byaratangiye kera tubireba tukananirwa kuba twabikemura. Rero aya makuru arababaje. Uyu muforomo Imana uhe iruhuko ridashira. Uyu mugabo nawe kandi ubutabera buze kubijyamo, bukore icyo bwakagombye gukora nk'ubutabera. Birababaje. Reka dukomeze twihanganishe uyu muryango wagize ibyago, bakaba babuze umuntu, kandi rest in peace. Ugire iruhuko ridashira wowe wa mubyeyi we, aheza ni mu ijuru. Uwiteka akomeze kuhira mwebwe, kandi mbasaba ngo nimukande subscribe, mukande like, mukande comment. Iyi nkuru muyigeze hose. Murimo murakebura abantu benshi, nimuyigeze hose, nimuyisharinge kuri bagenzi banyu, kugira ngo uza kusanga nawe afite ikibazo nkacyo byibuze abashe kuba yavuga hakiri kare, atabarwe hakiri kare.